come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Love and humanity, hello. Just keep a helping hand, hello. Keep clear visuality, hello. Yes, reka tubahe ikaze rero kuri Hidden Universe TV nkuko bisanzwe. Uyu ni Bright. Yap. Uyu munsi rero twaba turi kumwe n'umusore wanyu muramubona kuri dread za hatari. Reka rero tumuhe ikaze, ntabwo ndibuze kumuvuga kuko ni umuntu w'umupapa w'umusaza cyane araza kwivuga. Reka tubuhe ikaze kuri Hidden Universe TV. Murakoze cyane, ni producer Holy Beat. Yes. Bamwita Holy Beat. Muramuzi cyane mu ndirimbo zitandukanye muri ka kantu bakavuga ngo Holy Beat Holy Beat murder umwicanyi. Nukuvuga kuri beat urarangiza cyane. Yes, uyu rero ni Holy Beat murder, muramubona cyane, umusore wakoreye indirimbo zitandukanye bashimisha. Wenda reka dutangire dusuhuza bari mu bihugu bitandukanye, bari mu gihugu cya Canada, muri Amerika, mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi, muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, by'umwihariko i Kigali. Uyu munsi turi kumwe na Holy Beat. Holy Beat, abantu rero iyo wenda twatangira wibwira badukurikiye, ese Holy Beat ni muntu ki mu buzima busanzwe? Holy Beat ni umuntu w'umusore, ndacyari umusore, nkaba akazi kanjye kantunze ni music production. Ni ukuvuga ngo Holy Beat akora imiziki, akora production. Wenda abantu benshi bakunda kuvuga ati se ibi bintu umuntu arabyiga cyangwa birizana, byatangiye gute kugira ngo utangire kumva ko ariyo kariyeri yawe watangira ugahita ukomerezamo? Production urayiga, ikintu cyose urakiga, ndetse n'ibintu biba bitoroshye kugira ngo ubimenye, ariko kugira ngo ubyige still biba bisaba ko uba ugomba kuba ufite feelings y'umuziki muri wowe, uba usanzwe wiyumvamo umuziki just. Yes. Wenda iyo abantu bumvishe Holy Beat ni uvuga ngo wakoreye muri studio zitandukanye. We ari uyu munsi urabarizwa hagana? Uyu munsi ndabarizwa muri The Man. Yes. Wenda abantu iyo bumvishe Holy Beat yagiye akora indirimbo zitandukanye, ese indirimbo wowe uheruka gukora ukumvira kunejeje Holy Beat ni iyihe? Indirimbo mperuka gusohora ni Wolokoso ya Marina. Usibye ko hari indirimbo nakoze muri uyu mwaka yitwa umwe bavuze ya Diplomate na Bruce Melody, nayo ndayikunda cyane kubera amagambo arimo, just uburyo ikoze n'uburyo iririmbye. Yes. Watubwiye uti ngewe rero buriya ndi single, urimo gusacinga, hari ukuntu umuntu aba ari single baramwihereranye bamubukinze cyangwa se ari aho ngaho atrendinga nta wamenye ibyabyo, wowe bimeze gute? Nago ndi single ariko nago ndi ubitindeho cyane, nago ndi gusacinga. Nuvuga ngo ntago uri single bivuze ngo ufite umugore? I mean nago ndi gusacinga ariko ntago ndi ubivugaho cyane. Ariko buretse gato hari amakuru agenda tugeraho ko hari umuntu w'uruhu rwera mwaba mwarigeze kuba murimo kugaragarana muri intangiriro z'uyu mwaka cyangwa se mu ushize urangira. Ibyo bintu nabyo wenda wagira ikintu bitubwiraho gato cyangwa se tubwire. Ngira inshuti zo mu bihugu bitandukanye, bafite inshuti zitandukanye, babona barambonanye n'inshuti cyangwa se abahanzi, abantu bivugira ibyabo. Voilà, urumva ko Holy Beat rero ni umuntu w'umusaza cyane, urumva akorana n'abantu bahanzi bo mu bindi bihugu, urumva. Yes, wenda twigiriye mu buzima busanzwe, Holy Beat umunsi wawe ubuteye ute kuva mu gitondo kugeza nimugoroba? Umunsi wanjye akenshi mu gitondo mba nkiryamye mbere ya saa sita hose kubera ko nkunda gukora nijoro cyane, ariko akazi kanjye akenshi ngatangira saa 8 zo ku manywa. Nkunda umuntu ukunda kuryama bwenda gucya mu masaa 10 nta zindi gahunda ngira, ni mu rugo studio nizo gahunda zanjye za buri munsi. Ni ukuvuga ngo wenda abantu barimo kumva Holy Beat, ubundi amazina yawe bwite ni ayahe? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Ibukashyaka Olivier. Abenshi ntibabizi, bazi ko utuye i Kigali. Ese Holy Beat ubundi yavukiye hehe, yize hehe, ku buryo hari abantu bakuzi nk'abo mwiganye wenda bo barakwibuka, ariko abafana bawe bagiye batandukanye biriya no ku ruhande ntago bazi ngo Holy Beat yavukiye he, bimeze gute? Navukiye mu ntara y'Amajyaruguru hitwa Ibyumba. Twimukira i Kigali na famiye yanjye yose mfite amezi 3, duhita tuba i Kanombe, niho nakuriye, niho nuba ababyeyi banjye bakiba, ariko ngewe narakuze ndibana, ngewe mba Kicukiro.
umusaza kumbi wakuriye ni Kanombe. Uraza kumbwira n'amakuru y'abandi babire, hari ababire hariya ngo babita nguki ba Melody, hari n'abandi baraperi bakomoka muri kariya gace, abo bose urabazi? Benshi cyane, ba Bruce Melody, Amaji the Black, Fireman, JC, Bulldog, nanjye nikuyemo. Aba producer harimo nka Piano na Fazo, big producer nawe yabaye Kanombe cyane. Kanombe ni umujyi w'abahanzi n'aba producer byose. Wenda urumva ko niba waravukiye aho ngaho ntago wabura kumenyana nabo, iriya karitsiye n'umuziki ruraziritse. Wenda nk'umuntu ukora umuziki tutarava kuri muzike n'umundi mu buzima busanzwe, n'umundi ninja mu buzima busanzwe nkasanga n'undi nagarutse mu muziki, sibyo? Ni iyihe ndirimbo yaba yarakunejeje mu mwaka wa 2020? Indirimbo yanejeje cyane ni Samoya ya Bruce Melody. Samoya? Yeah. Nukuvuga ngo Samoya wanejejwe n'uburyo wenda yahitinze, ese wanejejwe n'amagambo arimo cyangwa uburyo ikoze? Njyewe ntago nkunda indirimbo bitewe na hit ifite, kuko nayikunze nkiyumva, nayumvisha itaranasohoka, bayinyumvisha itarasohoka. Nayikunze bitewe n'uburyo yayiririmbye, amagambo yayo ndetse na production yayo, indirimbo yose muri rusange. Nukuvuga ngo Holy Beat ku myaka yawe, ntago nzi umubare ndo ribuze kuyitubwira, ugereranyije abantu muri ku myaka cyangwa abo mwakuranye, ubona mubana gute? Ese ubona nimo vuga abo mwakuranye, ubona umuziki nta hantu wigeze wenda utuma wihugiraho bikarangira mutabasha gukomeza guhura nko mwabikoraga mbere? Of course nicyo kintu kibaho cyane, abantu bakunda kuvuga ngo umuntu yagafasha cyangwa yamenyekanye ariyemera, ariko biba byaciye mu bundi buryo. Iyo uteye intambwe imwe hari ahandi hantu ugeze, hari igihe biba ngombwa ko time yawe uyishyira ku kintu runaka. So nanjye byabaye ngombwa ko time yanjye yose nyishyira muri music, ariko n'inshuti zanjye sinazibagiwe, ndazifite nyinshi, tuba turi kumwe, ndetse nanagize n'amahirwe yuko benshi mu bo twakuranye baje kuvamo abahanzi cyangwa se bagakora kandi kazi dukenerana, nkabakenera bakankenera. Just ndi umuntu utaratandukanye n'inshuti zanjye, ariko ntago nkiziho umwanya nkubona zihaga kubera ko mba nihugiyeho cyane. Holy Beat mu buzima busanzwe, ese umuntu yakwiteguye wamubwiye kuri bumusure, umva ari iki kintu yakwakiza ukumva uranezere mu buzima? Buriya nta kabyera kariko kose. Ndebaho kabisa. Mu bijyanye no kurya rero njye ibintu byose nk'ingurube ngewe. Ariko buriya ikintu bita akabenzi hari ukuntu tuba tugifana cyane. Muramumva rero Holy Beat nagira gutya akubwira ati ngenda gusura, ubwo uhita umenya icyo ugomba kuba wamutegurira. Wenda buriya mu buzima tubaho tukagira igihe cyo kunezerwa, kubabara. Ese Holy Beat ni ikintu kize kikubabaza mu buzima ukavuga ati mana yanjye iki gikombe ntikizangaruke mu maso? Ikintu cya mbere cyambabaje mu buzima bwanjye ni ifungwa ryanjye, nicyo kintu cyambabaje cyane. Twari buze kubikomozaho, ariko wenda reka tutarabivaho dute. Ese ubundi byagenze gute ubundi kugira ngo ube washiduka barimo kugufata bakujyana kugufunga Holy Beat? Hari umuhanzi nari mfite twakoranaga, bari bamaze iminsi bamukurikirana aho gukoresha ibiyobyabwenge, baza gutrackinga telefone ye bayisanga mu rugo iwanjye. So nanjye mbigendamo gutyo nk'umuntu uri kubikekwaho. Uwo muhanzi ninde? Ntago namutangaza ku bwa security. Aracyari ibanga. Yes, nuvuga ngo bivuze ngo wafunzwe muri uyu mwaka cyangwa nushize? Yes. Holy Beat wenda wari umaze kumbwira yuko ikintu cyakubaje ari ugufungwa. Ese nkuko nabivuze mu buzima habaho kunezerwa, kubabara. Ese igihe wumva cyakunejeje wifuza ko cyagaruka mu buzima bwawe ni ikihe? Ntago navuga ngo nifuza ko cyagaruka mu buzima, kuko mpora nacyo cyane. Ikintu cyanejeje cyane kinanezeza ni ukubona nteye step imwe mva ahantu hamwe njya ahandi. Ni ibintu bishimisha umuntu.
nka kera hari ukuntu turi abana wabaga urowe wana wibereye mu rugo ufana abahanzi wumva hari ukuntu utanahura nabo, ariko kugeza ubu nkaba ndi umuntu noneho babahanzi nafanaga bankeneye bose, mbona bampamagara ba Meddy ba The Ben ba Riderman, abahanzi bakomeye bose nakuze mfana. Ni ikintu kinshimisha cyane nk'iyo mbonye ko uyu muhanzi nakundaga cyane ampamagaye, nanjye icyo gihe mpita muha time yanjye yose nkakora uko nshoboye, nkagira nanjye ikintu itafari nshyira ku rugendo rwe, kuko nanjye mba nzi ko ari umuntu nakunze nkiri umwana ntaraza muri music. Biri mu bintu binshimisha cyane. Urabona urambwira uti ba The Ben ba Meddy, ese hari indirimbo waba warigeze nibura kuva ba The Ben cyangwa Meddy bajya muri Amerika, indirimbo wawe wabasha kubakorera kugeza uyu munsi muri kariyeri yawe? The Ben tumaze gukorana indirimbo ebyiri zasohotse hanze, ndetse n'izindi zitarasohoka ziri muri studio. Iziri muri studio zo nize ku giti cye, ariko izimaze gusohoka ni amakolabo yakoranye n'abandi. Hari n'izindi zitarasohoka z'amakolabo ze mfite, ndetse hari n'imishinga nk'ibiri ya Meddy mfite, n'indi mishinga myinshi cyane birahari, bizagenda biza buhoro buhoro. Wenda urumva ko intambwe uhora utera imbere. Ese iyo urebye uyu mwaka 2020 uko watangiye cyagiye uri muri kariyeri, ukabona iki cyorezo cya coronavirus cyaraje, ese gereranya ubuzima uko bwawe bumeze kuri Holy Beat mbere ugereranye na nyuma y'iki cyorezo aho cyagereye mu bantu cyadistabinze benshi, ese wowe byagenze gute? Nibyo koko byaratudistabinze twese, imikorere yageze ahisa nk'ihagaze, tugeraho turwana n'uburyo twakora muri ibi bihe nubwo tukirwana nabyo, ariko nyine nk'abantu ku isi tuba dutegereje guhora duhura n'ibibazo, twahura n'ibibazo tukamenya n'ukuntu tubinyuramo. Ntabwo ari ibintu binini cyane, kuko dushobora no kuzabona ibibazo birenze ibi ngibi, kandi ntabwo byazatuma duhagarika akazi twakoraga. Ese Holy Beat, iyo umuntu akurebye mu maso ababona uri umuntu utuje, cyangwa se rimwe na rimwe akabona harimo no kuba waba nk'umuntu w'umutesi, iwanyura umwana wa kangahe? Ndi umwana umwe mu rugo. Umwana? Ndi umwana umwe nabiryaga njyenyine byose. Ibyo bintu ubifiringa gute? Uba wumva bikunejeje cyangwa uba wumva hari hakwiye kuba undi muntu ku ruhande? Buriya nkeka ko ariko niwo mugisha Imana yahaye ababyeyi banjye nuko mbyara njyenyine, ndabishimira Imana. Nagiye mpura n'abantu benshi bakambera abavandimwe, basaza bakuru na bashiki, bakambera abavandimwe beza. Mfite n'abavandimwe nubwo tutaba tuva mu ndimwe. Urumva ko Holy Beat nk'umwana w'ikinege ari wenyine uko yakabaye, nuvuga ngo afite umwihariko. Ese wenda Holy Beat mbere yuko dusoza, reka wenda uduhe ku imishinga ufite muri iyi minsi ihagaze gute, mbese uraduteganyiriza iki? Muri iyi minsi mu cyumweru kimwe ndasohora mixtape y'indirimbo zanjye. Ni mixtape namaze gusohoraho indirimbo ebyiri. Hasohotseho iyitwa Nkorakora featuring Urban Boys na Big Bang, hasohokaho iyitwa Champion nakoranye na The Ben n'abandi baraperi. Nzahita nsohora izindi ndirimbo zizuzuza zikaba 6 zisohokera icyarimwe, n'inzisohora nzabashaka tuzikorere promotion tubimenyesha abakunzi bacu. Bivuze ngo ujye ugira gutyo ugahuza n'abahanzi ugakora mixtape yawe bwite? Ni ibintu nkunda gukora cyane. Ni ubwa mbere ngiye gukora mixtape, ariko gukorana n'abahanzi nkabahuza byo nibyo nari nsanzwe nkora. Uyu musore rero bamwita Holy Beat, iyi ni Hidden Universe TV. Wenda reka dusoza agire icyo abwira abafana n'abakunzi nk'inama tubone gusoza. Icyo nababwira, nabasaba gukomeza gushyigikira umuziki nyarwanda kurusha uko bashyigikira umuziki wo hanze. Nkabasaba kwereka urukundo abantu bakunda. Hari ukuntu umuhanzi baba bamukunda ariko ntibabimwereke ko bamukunda, bajye babereka urukundo, bituma bagira courage bagakora ibyiza kurusha ibyo bakoraga. Banakore subscribe kuri channel. Urakoze cyane. Uyu yari Holy Beat, nge ndi Bright, iyi ni Hidden Universe TV. Naho ubutaha.